ubona koko umuntu wahuzuza bafite agatuza ni Stade Amahoro. Kandi Stade Amahoro ngenda bahanzi bacyaririmbe muri Stade Amahoro y'Amana ari cyakora nakubona kuzenguruka narirukase umutima amubonye yirukanka nawe ariko yakoze neza urumva iriya audience n'abantu benshi cyane nanyira kuba stade yose yaririmbaga kara kazi gakomeye bro ahubwo nyine kucyari n'abari bakeya reka tukiveho none ngira shana cyangwa aze kumbwira ikintu atishimiye nyine ikintu ntishimiye nukuntu mu Rwanda dufata ibintu tukabikuriza tugatuma n'abantu uri kumva batinya ikintu ngarena nini arena Diezidora umubona Diezidora ndamubona nicyo ko twagashishikarije abantu sibyo ariko ntago nukuri kuvuga abantu 10,000 arena bundi kuniteye kunu yubatse ugera kuri bitani bayuzuye kuzamura sijye bibona rero wa mugani niba umuntu afite indimbo 3 zifite miliyoni zingahe yego ntabwo byumvikana ko mezi 3 indirimbo y'Amana na Papa cyangwa igiye kugira miliyoni muri izo miliyoni enye habamo abantu biza koko muri arena bikayuzuza binishimye ntabwo dukunda abantu baravuga cyane gusa sinzi ikintu tuzakora niko karese mbona ndavuga nta wishimye niba koko mu gihugu twifuza gufata ba Diamond gufata ntiwanishimiye yuko abahanzi banini bahafata nk'ahantu hakomeye nabyo byarakubabaje bahafata nk'ahantu nyine iyo abantu buzuye ubona bari babivuga ubona bashima Imana umuntu anapfukama agashima Imana nawe numvishije umuntu munini avuga ngo ndi hanini icyo nzi cyo gukora n'abafana babo batera ubwoba n'abafana babo bakavuga ubu baraza bitewe nuko mbazi nabwo nagatebwa no gushimira Imana bitewe nuko bake baje abo nyine baje yego ariko ntago ari ahantu hanini nukuri muza ahubwo buriya nibyo ndi kukubwira ngo amahoro ngenda arageze mbona n'umuntu akaba yahuzuza akamara umwaka avuga ati ngiye nakoze igikorwa cy'umuntu watanje nayo mafaranga yavuyemo ukabona koko aracyayarya mu mwaka ariko kubera ko amafaranga umanza kwemera ry'umwaka azese yahoza bivuga hano kare dutangira avuga ko abahanzi rwose akora igitaramo ahantu abantu bakuzura ariko akabura uko yishyira bimwe mu bintu yayikoresheje ya mpano se we ntiyakubwiza ukuri ntari ibitaramo ratujyamo ukabona byarangiriye expense nayo bakwishyuye birahura n'ubundi sinzi nyine njyewe buriya nicyo nifuza buriya njyewe njya mbabara ukuntu barumuna bacu bari inyuma abandi bahanzi bazaza bari inyuma yacu bizatuma batinya kuko icyambere cyo bazaba baragiriye amahirwe yo kubona andi mahirwe yo kujya mu bindi sibyo babone ukuntu twe tubayeho n'umukuru bacu ukuntu babayeho baba habi atari kugira ngo ngiye mbanze n'ubwo mfite impano ngiye kujya muri ibi usanga umuziki wo mu Rwanda usubiye inyuma icyo kintu gisubiremo neza impungenge uri kugira nizi nizaba ari umuntu bacu nko mu myaka nk'itanu 8 iri inyuma umuziki nudahinduka ngo ube winjiza amafaranga akwiye kuba yinjiza kuko umuziki urahenda ahubwo agishorwamo nago yinjira sinzi niba uri kumva icyo kintu ni hatakurebwa uko bikorwa ngo ashowe agaruke byibura nagaruke umuziki wo mu Rwanda uzasubira inyuma cyane kuko ishuri riri gutera imbere uburezi nyine hari imyuga abazajya no mu bindi bahaye agaciro ariko nta muntu uzaba wenda yarigiye ubuganga ameze neza ngo aze kuririmba kandi aragenda akajya guhembwa neza nakora neza ubuganga bwe so ubwo gukundwa k'umuziki nta wakunda umuziki bakawukore nta cyabonamo uzagira aho bacika intege ubu ngubu dufite amahirwe turi
kubura turi ntabwo twari twatangira guhenda haracyabaho ibibanza by'ibihumbi 5 hari igihe kizagera no 5,000 n'ubwo wabona ikibanza by'ukugira ngo ubone ikibanza mu gihugu cy'u Rwanda ufite miliyoni 20. Sinzi niba uri kumva iki zanga umwanzi we ayo mafaranga ntago ari kubaje no kugura ubutaka bwo guturamo. Akumva usanga muri kayere zose hari umuhanzi mudashobora kuba yakora n'abarumuna bacu babura ikintu twagezeho bavuga ati ibintu ntabwo twabijyamo kureba abantu bakuri imbere ukabona nta kintu bagezeho kuko ntabwo baciye inzira babone views bari bazifite abafollowers bari babafite ibitaramo bitabiriwe ariko nta kintu abantu bagezeho. So rero birasabwa nyine imbaraga nyinshi bakwiye gukorwa iki ntabwo byaca ariko ikintu cya mbere cyo tugomba koroherezwa abahanzi mukorerezwa nande n'abakuru n'abandi bantu bafite imbaraga zirenze ubuhanzi. Ese ubuhanzi nibwo buyoboye uravuga ubuyobozi se uravuga ubuyobozi bakorerezwa cyane uratworohereza ku bintu umuhanzi hari ibintu bitakabwe bimugora. Ni gute njya gushutinga ukanga ko nshutinga kwanza ndi muri Visit Rwanda ndi kwamamaza u Rwanda ukanga ko ngaragaza ibintu n'ubundi ujya wowe ubwawe unakora ntibinagere kure kubera yuko udafite abantu benshi bagukurikirana wowe ukabikoresha igihe wowe wakabihaye umuhanzi ufite abantu bamukurikirana akabibyaza nyine uko kugaragaza ibyo ushaka kugaragaza bikagaragara ariko ujya kuri hoteli imwe runaka ukayisaba location yo gushutinga ntibayiguhe uko nuko tubaha umuziki kwanza duhera aho nyine kugira ngo umuziki nyine ubwo muri make location abatayishyuye ayo mafaranga ya saving tureke n'ibyo ugomba no kubishyura ariko bana ko mwaganiriye ari uko nereka muganira mugahana agaciro mugaganira ukareba uburyo bwo kumwishyuramo neza wenda bwiza wowe ndavuga ati kunkurebye wowe nkakureba nkakubona mu icyo kintu ko nyikeneye wowe sibye kwishyira hejuru no kwiyemera nta kintu uri kumbonamo nyine twaganiraho ako kantu kakazamo ko kuganira ku mpande zombi rero bizorohereza umuhanzi. Ikindi amasare agashaka uburyo ki amasare yoroherezwa abahanzi. Ikindi n'ibyangombwa byo gutanga kugira ngo ibiteramo bikorwe bikaba ari ibintu byorohejwe. Nyine ibaze kugira ngo mu Rwanda ntabwo wazamura drone udahagaze miliyoni. Urakumva kugira ngo bazamure drone mu gihugu cy'u Rwanda bagushutinge umupilota aza gushutinga kuri iki gihe udafite miliyoni ntabwo yaza kuzamura drone kubera ko naba hagiye gukura ibyangombwa byo kugaragaza izamure bamuhenze nawe umuziki utangiye guhenda kandi nta kintu kiri kuzamo byiza kugira ngo dukore umuziki mpuzamahanga. Sinzi niba kintu kirumvikana so nibyo ngibyo no kubona impapuro zo kujya hanze umuhanzi mba numva yakaba afite na passport y'abantu badakumirwa ku kibuga cy'indege niba ashaka kujya mu Bushinwa ngende ugiye gukora iki ngiye gushutinga uzagaruka ryari nzagaruka ubu ngubu nyine byorohe umuhanzi agende muvomibeho kuko nituguma hano hari ibintu akanyoni katagura umunyarwanda n'umuhanga akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze niyo mpamvu y'amano moze yifateye garo yavuga ati nzajya shootinga video imwe ngenda y'amashusho nyakoresha mu yandi mawodi se wa mugani ibintu byo gufata amashusho amwe agakora indirimbo nkenye ese maze ko bavuze kubuza kukimubaza kabarukiye nicyo mwapfuye na Marina icyo kintu rero ya esprit biteke mentalite ku kintu cyitwa indirimbo kubera ko reba ngo ukoze ngo mu gihugu cyose ariko mu cyo kimwe ririmo kuba amahiti izindi audio nk'eshanu zirimo amashusho y'izindi ndirimbo wowe indirimbo ntujurekera ntuhagarara niba ngo igeze kuri miliyoni nkasohora indirimbo ngo irahita icuruza indi ndirimbo abaza gushaka ngo kubera ko yamenyekanye niyo iraziramo kuko yasohotse ni nshyashya kuri iyo channel nayo barayireba ariko mu cyo kintu
iyo indirimbo ikoze hit ugomba kugira mentality vuga ngo indirimbo ikoze hit ntabwo igomba gukora hit yonyine, igomba guheka murumuna wazo. Cyakwasha ese kameterese hekira nyine irazisunika. Iyo mentality ni mentality yo gucuruza umuziki kuri social media. Uko twabonye ibitaramo nago ariko tugufungo rwumva none zitureke no kubaka imbuga nkoranya isoko ryacu tugomba gucuruza. Rwose umwana wanje bunamubwira ngo nakoze umuziki ariko ushobora kumwereka ti wa mwana wanje we rero ibihangano nakoze uzajya ukura haya ngaya ukamwereka ibintu bifatika, sibyo? Rero tugomba gukora cyane. Reka nguru urugero rworoshye. Uzi impamvu ba Koffi Olomide bafite amamiliyari ugasanga ariko abahanzi ba kera bacu ba kera baba Amavenge Sude bande ntago amafaranga bayafite. Bari abagabo bo ba Koffi Olomide bafataga nka kontineri nk'eshatu zuzuye amakasete bakazohereza muri East Africa. Sidere kuva uko gucuruza bacuruzaga kandi bakoze amarubumu none bava kuri arubumu bajya kucyo bita volume. Ozi amakasete yazaganditseho ngo volume. Volume ya mbere. Volume ya mbere ya kabiri. Bakoraga imiziki myinshi kandi bafite imiziki myinshi. Naba basaza no bikurikirana neza bamakanyaga bafite imiziki myinshi ariko bo ntago bagize abantu babacururiza kuri iyo level. Niyo mpamvu Koffi Olomide afite amafaranga undi bakoranye imiziki mu gihe kimwe atayafite. Nuko Koffi Olomide we yize isoko ryo gucururiza iyo miziki no kwigeza wowe ukuntu icuruzwa ubu ntabwo byemera. Uko icuruzwa uko rero ntaga amakasete akibaho ariko abantu barumva imiziki kandi uko mwumvishije indirimbo niko winjiza. Kandi wareba neza muri icyo gihe amafaranga indirimbo y'inshi kasete imwe yaguraga ugasanga umuntu umwe ubu ngubu ayikubye kabiri kuyumva. Ndabikubwira gute kasete imwe amafaranga yaguraga ubu ngubu kugira ngo umve indirimbo kuri Spotify amafaranga yinjira abakubye inshuro ebyiri ya amafaranga. Nimba munabwaga kasete amafaranga igiciri cy'ijana uwo muntu yumvise kuri Spotify yishobora gutanga nk'amadolari 4. Sibyo? Rero ukukora cyane ukugira indirimbo nyinshi cyane utandukane n'abana b'Abanyamerika bakora indirimbo ikagira billion ikamutunga ubuzima bwe bwose. Sinzi niba uri kumva cyo ariko twebwe igihe tugikora indirimbo zikagira mu bihumbi 100 mu 500 muri miliyoni imwe ntabwo iyo ndirimbo imwe yagutunga biragusaba kugira indirimbo nyinshi. None se wabonye uza kumaze ngemaze kugira indirimbo 80 kuri YouTube nasohowe. Nibyo nagiye kumubaza ahubwo wowe ukurikije n'abantu muzikorana usanga imyumvire yawe itababangamira. Uzi se nyine niyo ngewe ngiye kuguha nk'urugero papa cyangwa se byaramubangamiye Bushari se byaramubangamiye si mu bwo buryo twazisohoyemo kuvugana nawe mubwira uwo byabangamiye. Marina byaramubangamiye. Impamvu byamubangamiye nuko iyo system iyo siwe ntabwo yari yayigeramo. Uri gushaka kwimushyiramo ku gahato se cyangwa ntabwo ndayimushyiramo ku gahato. Yamaro hari no vuga ati nawe wica karite rimwe na rimwe. Ntabwo ni karite se niki. Ugasanga wenda reka ngwe nk'uruki. Ugasanga kuko wasohoye si ibyanjye ibahitse. Ariko wahishyiraho uyu urumva uhishyiraho urwa sogokuru urumva mu gihe gito cyane abandi izo ndirimbo abandi bahanzi barazijugunya zita bo izo bumva ko zitaba hit barazijugunya ariko nge nta ndirimbo itaba hit nta ndirimbo itaba nziza kuri kuyumva no ku butumwa washatse gutanga nk'iyo ndirimbo uyaye ari kuyitura iki imfura ye. Rero buri na ndirimbo itaba hit wenda ni si ibyanjye wenda no urizabwira ahubwo ngi kibazo mfite ino reka nkubaze urugero Marina uri kuvuga ngo reka wenda ndamutangeho urugero ufite telefone yawe andikamo Marina muri YouTube andikamo byo kubwira andikemo nkuko bivuze Marina usurasoje yego Marina afite abasabu bangaye
120. amaze imyaka ingahe akora umuziki? reba igihe Cano yatangiriye. Cano imyaka 3 ishize kuko yabanje gukora kuri The Man. Yego. Umuziki yawutangiye mu bihe nka za 2011. Urebye nyine igihe cyo kwifungura. Indirimbo ya mbere yagiyeho ni iyihe? Indirimbo ya mbere iriho Oldest ni Brigade. None nanjye yabanje gukora andikamo ya mpano. Nkuru baguhakinze. Urumva ariko gendera ku mibare. Ya mpano afite indirimbo, afiteho video 81. Yego. Hanyuma amaze kugira subscribers 230. Cano yayifunguye. Byanda bireba. Cano yayifunguye 2020 mu kwezi kwa 11 itariki 14. Reka turebe indirimbo yagiyeho kera. Indirimbo yagiyeho kera ni Priyafi. Maze imyaka ingahe? Imyaka 4. Okay. Icyo kintu se ntabwo uri kucyumva? Ntabwo ndi kucyumva. Nushaka kujye kuri Spotify urebe nyine oya mu mibare ho bu. Yego, icyo tugomba kuzamura iki rero? Tugiye ikintu tugomba kuzamura kano kanya na new generation iri nyuma yacu cyangwa dukorana imiziki bacyumve. Dukeneye kuzamura imibare kuko ntabwo uzagenda uje imbere ya Burna Boy umwereka uzamwereka imibare. Uzamwereka imibare none ya nyayo. None si ya mibare niyo wagendeyeho uvuga uti Marina we ntundusha n'imibare. Oya ntabwo ari byo ndi kugira ngo nkumvishe gukora cyane kwa gukora cyane umusaruro wabyo. Ayo musaruro umva ya musaruro ariko umusaruro hari. Ngiye kugusobanurira aravuga ati yego Marina rero hari ibintu abantu bitiranye. Audio nibyo twarayikoze ariko twagasoye amashuri twagasoye. Ngiye kugusobanurira yewe niba nguhamagara namenyesha ko indirimbo ugiye kwisoho. Nk'umuntu w'umukobwa buri ahantu n'utudatagomba kwitaho we. Icyo gihe akazaba yaramaze no gukoresha umusatsi iteguye ko majyana indirimbo yanjye uko nikwiye gusohoka. Arega niba nguhamagaye ngo inume featuring. Ukima featuring ikintu ngomba cyanyuma no kukumvisha indirimbo finali yayo. Kimixinze neza, imasterinze neza. Ngiye nka team yanjye nicura nkareba igihe nzasohorera indirimbo igihe zancururiza kuko wowe wampaye featuring ntabwo nayiguha. Ni nkuko nagwa featuring nkahita nkubwira ngo ndagutegetse ngo indirimbo yisohore kano kanya. Sibyo kandi wowe mu mibare yawe ufite ukuntu uri kubipanga aka kanya ufite undi ugiye gusohora. Iyo umuntu agwa wowe uragenda ugategereza ugakora ibyawe ntago ibyajya ari byarareberaho ntago agomba kundebera. Waragenda niba afite gahunda yo gusohora indirimbo apfa kumakinga ashobora ko tutaragonganisha indirimbo igihe yasohoreye aba aricyo nanjye sohorera. Ariko ntago akwiye kuza kuntegeka ukuntu ndacuruzamo icyo gihangano. None se ama misunderstanding yavuye kutumvikana kuri bino bintu byavuye ushaka usatwe ibyo tubona kuvuga n'abavuga ko yagusabye amafaranga yo gukoresha ibintu bimwe na bimwe ukanga ubundi kibazo cyo kutumvikana neza byavuye ko audio mwe mwana yikoze utabeshya wenda batubwiza ukuri. Mbabwire je Marina kugeza kuva twava muri studio ngo kuri coding iyo ndirimbo nongeye kuvugana nawe ndi kumubaza ngo iyo ndirimbo uri kumva iri gusona neza iri kukuvugira iri kumvikana neza mu nyine uri kumva master iri neza umva ari cyo bahinduraho ati nacyo iri kuvuga neza. Okay uri kumva ahita mbwira ati okay ikintu ndi gusabwa agiye kumbwira gukora kano ndeba n'iminsi nyine ihari ndeba nidusohora video iragongana n'iminsi igiye kuza nagira acuruza uburyo mbishaka. Reka muri no minsi isigaye kubera ko indirimbo namaze kuyohereza kuri EP nyireka isohoka ari audio mu cyunamo tuzashutinga dusohore video nyuma y'icyunamo kubera yuko ari cyo gihe cyiza yagera kure twanabona uburyo bwo kwipromotingamo. Mamagara Safi ndamubwira ati rero umugabo reka tuzasohore video y'indirimbo nyuma y'icyunamo tuyishutinge mu cyunamo tuyisohore video nyuma y'icyunamo. Ariko ndamubwira ati uko ubizi kugira ngo indirimbo igere kuri YouTube cyangwa igere kuri social media zindi bisaba ko cyumweru cyo kugira ngo barebe ko iyo ndirimbo ifite nini ari ko ari wo muhanzi ugiye kuya uploading babireba ko nta handi hantu iri nkayo.
amasitirima amagambo babireba. Ndamubwira ati kandi ntabwo nayicumbikishiriza mu nzira ngo nyibwire ngo bayikasoringe, turayisohora ari audio dukoresha uburyo kibushoboka tuyisohora ati nta kibazo. Nangiye guhamagarwa na Marina ariko ngo namusuzuguye. Ni gute usohora indirimbo ntunasharinge musharinga zenda gusharinga avuga ngo iki indirimbo nyine yasutse nyine urayizi wowe ugiri gukora igihangano nakize ndagusharinga avuga gute narayigusharinze wowe agaciro ntari kumuha no kutamwumvisha indirimbo ukuntu irangiye. None se we mukore bategwa bakoze coming soon bakoze akafishe we ntumva ko byari kuba byiza mu bwiruti ya ndirimbo rero uko yumvise ko baravuze ko nta kibazo ya ndirimbo twayisohoye nawe bwira abantu akanabwira abantu yuko yasohotse kugira ngo kanakusobanurira ikintu ngiye yamaze kumpuza n'umuntu dukwiye kuvugana ibyo nzakenera byose kuri we sibyo. Ngiye kumubaza ngo ibi bintu naba ntumva ntabwo naba numvishije ikintu yambwiye kandi nanone kumubwira ngo na posting ngiye ntabwo nashakaga ko indirimbo abantu bayimenya ari benshi kandi bayimenya ari audio. Nashakaga isoho nanjye nubireba neza nta hantu nigeze ni posting kinakoze kugira ibisohotse gusa. Yego none twe dushaka ukuntu tuyishootinga muzasohora ifite. Yego irijyana mbese irijyana nyine nta ariko ndizera ko wagomba kubikomunika. Ari narabibwiwe wowe yakwiye nakoraga kubibwira wowe yakubwiye warabimubwiye okay ikintu cyabaye rero nubwo ngubwo yese avuga yumva ko musuzuguye kandi ngiyewe numva nta musuzuguye twongeye nyine kuvuga ndi kumubwira ati ngaho rero ihangane uri kumva ko nasaba imbabazi none se byagenda ari ibintu ubutagarura ese ni ihangane nyine nanamubwira ati ihangane murongo mwihanganisha arangupa gupye ndamuhamagara bamagayaga kunyitaba numva yarakaye ndamureka. Ejo mu gitondo ngiye kubona ngo indirimbo yasibwe ndavuga ati raga yabikora umwanzuro yawufata. Ngiye kumva numva zafura amagaye ati umubyeyi wacu yarakaye rero ahubwo ushaka kundo uyikuraho neza kuko ntiyavuyeho neza. So rero nibwo buryo kandi ntabwo nongeye kuvugana none subo bizagenda hari abantu bakubeshya ibintu by'amafaranga usanga warabyumvise. Oya ntabwo nabivuze wase nangombwa nageraga kumumvishe nebe ariko birimo ariko ntago ari amafaranga yadanje ni ibiki rero yasabaga urumva ari amafaranga ngiye ngomba gusabwa nkanjye uko igihangano ni cyanjye. Nagombaga kuvugana nawe kandi nabivuganye na manager we namubwira ati ibi bintu byose ngiye kubikora ariko nzabahereza 10%. Royalties mbega izinjira ku gihangano muzafati 10%. Ese ibintu bisigaye bikora umuntu ashaka gufata iyo royalty bakamuha dufate izo royalties zije tugenda papa cyane ukaba hari ikintu wenda dufate afite mama 20 ngo igihe cyose zizabaho akazora yinjiza birakora muri system automatic. Shavye ni byiza automatic batari byiza ni ibintu settinga bikajya ukwezi akajya kuri konte y'undi atavuga ati umuhanzi wakoranye na ya mpano yitwa Marina konte niyi bakahita boherizaho yinjiye 10% nyine mwavuganye mwabwiye imbuga urubuga mukoresha mu gucuruza imiziki ya zikora ari byiza mwana. So rero wababwiye 10% ndamuga ati none se ikindi sabwa ni iki kindi usabwa urumva akeneye gusa neza muri video amafaranga banciye mva nyine umva ni menshi ariko nanone umgato okay ngiye kuba yangaya nkanjye ntabwo utazase neza gake se oya neza gake rabaguti ayanjye niyo nabona. Yego numva ntabwo nyine ditimi ntabwo ari kubyumva nawe okay reka ayo ngana ntacyo bintwaye reka tunasore audio ibi nayinjiza tuzayahera tuzajya gushutinga yinjiye yoyo audio yisohora nayo harimo kakanu k'10%. Yego ko karimo okay. So nagiye kubona mbona nyine arayisibye numva nahise nanjye ngira navuze ati umuntu kandi ndirimbo ni nziza cyane ndabaza Marina arayisibye koko arayisiba ariko nyuma naje gutekereza ndavuga ati buriya Marina niba yisibye buriya arashaka ko dushutinga kuko yari yayikunze cyane. So ndavuga n'ubu ngubu ntabwo navugana nawe kandi nuko abantu bakuririza ibintu bibaze ko naravugana nawe nyine dushobora no kuvugana tukayisohora. Ese ko atari byo washyize imbere
utamuhamagaye oya na mama mwavanye imbere umva nkubwire ntabwo nari kumagara yamaze kunyereka ikintu ariko nawe uri kumva icyo kintu akwiye kuba ushaka inzira yo gukemura inzira n'ubundi igihari indirimbo sirabora indirimbo ntabwo ibora urumva niba ikintu agomba kugufasha muri kariyeri yawe wenda uvuga uti ndamusabwa nawe agomba kugerageza ugahita umuhamagara ukumva ikintu ukanamubwira kandi twaravuganye mbere yuko ayisiba twagira igihe cyo kwihangana aho kwihangana ntavamo ngo tubikore dute noneho urikumva aho kumubwira ati ihangane ni ukugira ngo ati noneho tubikore dute aho rero twari tugeze aho rero niba hataraba ngo tubikore dute akahita anyereka ukuntu we yabikoze nkawe ntabwo nari kumuhamagara amubwira ngo urabona ikintu nagombaga kurwana na kintu kurwana no kuri channel yanjye kugira ngo batayisiba burundu abanza nkakuraho ukukundega yandeze ubu byaguteje ibiye bihombo rero igihombo byaneje nuko barumva na so irandirimbo kuri EP ntabwo nari gusibira ya ndirimbo yonyine kubera ko uyisohora umuzingo zose rero zigiye nko muri Fodim rero ntabwo wakujya muri Foda gusibemo ibyo kusiba iyo Foda yose rero byansabye ko siba EP yose nkongera nka uploading kandi umunsi umwe yari imaze kugira 150 ariko umva ikintu nacyo ni igihombo gikomeye ariko niko ubuzima bumera siko se bugenda ni n'inkomyi zibaho umugabo n'ubyuka hanze se nyine barabyumva ubu se wongeye wayishyizeho iyo EP rero bisaba iminsi 5 iminsi 5 zaba yagezeho yongeye kugaragara nyine ariko hari izindi nabonye nshyashya hari uploads zindi ziriho ari ibintu mugomba gutandukanya YouTube nejo wa kano kanya akakanya wayishyirekete ijyaho ariko za Spotify ndimo ndavuga ngiye kuri YouTube iriho izabandi bashyizeho urumva uploading abandi nawe uploading hariho igikwiye yego igikwiye rero iyo mbana ya uploadinze kabiri ndumva ari imibare myinshi ni ibindi rebi hari uploading kabiri reka mbigusobanura byumva iyo na uploadinze indirimbo kuri TuneCore ituyohereza kuri iTunes ikayohereza kuri YouTube ntabwo ari wishyirira kuri YouTube ikaza kuri YouTube topic yamana topic no ari igihe usanga ukuntu ayisearching ukayibura ariko bisaba ko wongera ukahita uploadinga kuri YouTube kugira ngo yinjirize habiri hagira amafaranga ya TuneCore yijyana ukazayasanga kuri TuneCore hari nandi itaza kuri dashboard ya YouTube ubwayo yayo ubwayo ni indirimbo biba uploadinze ukoresheje YouTube ubwayo harimo imibare myinshi muri iki gihe ubwo rero uyu mwaka uretse extended play ya Black Love yego natusobanuriye n'abandi bitamugoye cyane icyo bisobanuye ariko ubwo nayo ngiye kukijyanisha no kuko bazango uyu mwaka album uri kubipanga gute cyane muri uwo mujyi wo kuduha ibihangano byinshi numva ngiye icyo nasabwaga naragikoze ahubwo ikindi gisigaye ni kuorganiza noneho ikintu kibostinga ya mibare ikindi kintu kirenzaho ikirengejeho ndi ntabwo kigomba kuza gisa n'ibyo nakoraga kigomba kuba gitandukanye n'ibyo nakoraga kugira ngo gihindura imibare yari iriho rero biransaba kwitonda ngiye gufata kino gihe cyo kwa kane ntekereza urebe ikintu wakora none se yamba ko mu myandikire yawe akantu k'ubuzima akantu ko kumva ko ubuzima n'ubusa nkaho bukomeye nko muri cyomanzi n'izindi uririmbamo mu buzima dukora amakosa nyuma y'igihe tukabyibagirwa tinya uwo muntu senga umenye senga ubikwiye umenye gukora igikwiye
sinzi ngo wambara imyenda igukwira nyine akantu k'ubuzima k'amasomo kariganza cyane ngira ngo gasa n'umwihariko wawe kuko mu ndirimbo nubwo yaba ari urukundo yaba ari ubuzima bumeze gute ari yakabari ari iki ugerageza ko nyine wibera ka message kazamo urabipanga ni ibintu byikora ni experience y'ubuzima ni ibintu byikora ariko nkaza gusanga ngiye ndirimba ikintu bita gospel gangster nuko umuntu uri kumva indirimbo yawe imusigira akanyamuneza nubwo ari mu buzima ubwo yagonganye n'ubuzima nubwo yagize ariko birashoboka ujya mu indirimbo zagize zitarimo gushoboka bumva byarangiye kuko ubuzima bwishe umuntu uzigama akantu kuko hakiri icyizere yego ako rero niko gospel gangster kuko nta abantu bakeneye guhumurizwa kumva ko ibyo bari guhura nabyo bisanzwe n'abandi babicamo ubu mu nzozi ufite zo gukorana n'abahanzi nimba zihari hano wenda hano mu Rwanda cyangwa no mu karere ariko duhere mu Rwanda wumva kuko wakoranye na Green wakoranye na Fireman wakoranye na Marina n'abandi batandukanye n'abacyangwe we mu binzozi zawe wumva wifuza gukorana n'indirimbo nka babiri njyewe buri kuntu buri muhanzi wese uri mu Rwanda mba nifuza ko twakorana nuko igihe kigorana nyine bya bindi navugaga ariko ngiye kwita nifuza direct nyine mvuga ati iki cyo ni igikwiye nahitamo The Ben Bruce Melody na Knowless Butera ariko The Ben jo muri aherutse kuvuga ko bishoboka birashoboka twabiganiriyeho birashoboka okay aho ni sawa cyane ubu none mu buzima muziki nka ya mpano uri gufashwa ufite team igufasha hari ukuntu twumvise mbere kwa kundi wa muvandimwe yabitangije biranakunda niwe mukiri kumwe cyangwa wenda hari izindi mpinduka zabaye urumva turacyari kumwe ndi kumwe n'abandi igihe cyarageze ndakura nkuze rero biba ngombwa yuko iyo ukuze ukava iwanyu ukajya gushaka umugore n'urugero ntabwo bisuba umwana ntabwo umwanzi naswa muramusunguka muganizwa ngati noneho byagenze gutya bikoreye gute akurabura n'uwo mubano dusigaye dufitanye nayo team nkorana nayo ariko ubu ngubu ndi umuhanzi wigenga umuhanzi ufite abandi bantu bakorana ariko bataruvuga ngo ni management imufasha wumva ishaka wumva ari karibu ku muntu waba avuga ati nyere harimo n'abamba n'abamugana akavuga ati muri iki gihe ntago mbakeneye aje tukumvikana akumva inzira ndimo akumva n'icyerekezo mfite akumva n'ibyo nshaka kugeraho akumva yabishobora twakorana hari abantu babakire bashaka kwari nko kutwumana ntambwe yibere mu modoka yari kujya ahantu adafite ukuntu yaza ashaka no kubyibagirwa yego ko wenda akeneye kuzakubaza ibyo bintu ushaka icyerekezo cyawe ni ikihe kugira ngo uwo murongo umuntu uzi by'amafaranga ahita yumva icyo bisaba kigaragara uzwe nko mu mafaranga tubivuga bisanzwe wumva ushaka yuko mu cyerekezo icyerekezo cyawe ni ikihe waba ari we wifashe cyangwa n'uwaba ashaka guterenga mu bitugu ashaka kuza muri rwego rwa management yumva intumbero yawe ikintu cya mbere nuko abanza akumva ikintu kivuga yuko buri kintu cyose kigira igitambo kugira ngo uve hamwe ujya ahandi hari umuntu wagiriye umukire n'aba minsi yashize aramukubita aya ni hera ni bari musanze ni bari yashatse kumugira inama ngo baramukubita okay ariko icyo navuga nagendeye kuri ibyo barakubita abakiri ariko ikintu cya mbere cyo nuko abanza kumva yuko buri kintu cyose kigira igitambo igitambo cya mbere mu muziki nta kindi ntibakababeshye ni amafaranga menshi bitewe n'aho ushaka kugera yego amafaranga ufite niyo akunganyisha n'aho uri mu muziki buriya yego iyo bitagenze bityo izina rikaruta amafaranga sinzi ukuntu nakubwira ni cya kintu gicunga inyoni mu myaka kadahumeka ni nk'uko tu nyine uba uri ikintu nyine cyo gukanga tu ariko ntabwo wowe ubwawe uba wikanga kandi hano hari abahanzi benshi bameze gutya ntabwo mbizi ngo ntabwo nzi kofi yabo ukuntu imeze ariko bazwi cyane kandi ijegajega oya
abantu batirata amafaranga nawe yavuze asimbuka kandi ayafite rero ntiwamenye iby'abantu akina filime ase mubaze nyine biriya tugende rero mubaze hari ibyo mwateguye ariko Moses nyine we ndamubwira nagira akantu kakoba twahereye ahantu hakomeye niyo mpamvu nagiye mvuga ngo wenda uraza we ako yavuze ko nk'umuntu w'umukuru yabisubize yabishuje neza nta kibazo kiba kirimo yamano bageraga mu gihe kumpima ariko ndi muganga azaba ari kure cyane bitesheri rwose birabyo baba bavuga nta depression afite urumva ntago rata bavuga yuko ngo wagize depression ukahita witondera abandi basore ntabwo ndigende niryo nana yanjye ariko uziko reka tuba aricyo dusoza umbajije ngo iki rero nambajije ngo iki nyine baba bavuga ko wagize depression bitewe n'abandi bakobwa by'abakobwa ukahita ubireka ubwo se ntibagendeye kuri si ibyanjye ukahita ufata gahunda none gusigaye ifotozanya n'abasore bagenzi bawe umaze kwifotozanya nabyo si icyaha ko turi gukora reba uburyo bimeze ngo hakagaragazamo akantu k'urukundo reka utanderanya na madamu ubona kama gasize inyuma ariko mbega abantu mbega telefone yazimye njyewe icyambere cyo reka mbize neza ikintu cyambere cyo njyewe ntabwo nakunda yego namukunda ko ngira inshuti z'abahungu nkuko nyine namugira inshuti z'abagabo bagenzi banyu n'abahungu ariko ikintu kijyanye no kuba umutinganye cyo cyangwa se ngo kuryamana n'umuhungu duhuje igitsina iyo byiyumviro ntabwo njya mbigira je buriya wapi ahubwo ikintu abantu bakwiye kumenya yuko uko abeshya uko yifata mu buzima akabeshya n'abandi nabo babeshya urumva nawe ajya tuza bamubeshya nubwo batabeshya bimwe ariko uko azikabeshya bakagira ngo ntibamenye nawe ajye yumva ko abandi babeshya ajya byakira yego hanyuma hari abantu ngo hari nibufite ngo atangiraga ihene hebara ngo ndiri mufite ngo yatangiraga ihene hebera ndetse ngo yarababajwe rwose n'umukobwa w'iby'indirimbo ngo yakwizeye cyane ngo yumvaga uri umuntu w'umwana mwiza abantu bavuga ibintu ku bantu kugeza n'aho abantu bumva ko ari byo bareke kwita bumva ngo bavuze iki urenge ushobora no kumva ngo bakaravuga ngo muri Amerika habaye iki simbyumva kubera ko ibinyoma byo byabaye byinshi so rero abantu ba hano benshi mu Rwanda hari amakuru abagiraho ku tundi ducano ku tundi TikTok ko umuntu ushaka kugira ngo abakuru abantu bakayitaza akakuvuga nabi abantu bakita nyine batika twumva iyo nkuru ukuntu imeze ariko mu by'ukuri abantu bagiye babanza ibintu batumbishije ku kinyamakuru kiri seriye ntaka bajya babiha amatwi ikindi by'uwo mukobwa byo byabayeho ariko ntabwo ni nayimwibye ahubwo habaye ikintu cyo kutumva ngiye yaraje arambwira ngo akora akazi ko gukora mu bukwe aririmba indirimbo zo mu bukwe ndamubwira ati ntabwo ujya uzisora se kuri YouTube ati hoya niba utazisohora kuri YouTube ubwo ngiye kuguha indirimbo ufite na makanyaga n'ubundi niy'ubukwe ariko umva ubwo uzaje wowe icyo ngiye kugukorera ngiye kuyiguha mbere y'abandi ugiye performinga ariko unsezeranye kutazagera kuri YouTube kugira ngo nayisohoye abantu baba banayizi baragiye aho yaba yaraririye yego ndamureka aco nk'umwaka cyangwa ibiri ejo muri ngiye gusohora EP njya muri studio masanga ya ndirimbo ufite na makanyaga producer aranyumvisha ariko indirimbo ni nziza ndangije nishyira kuri YouTube
wa mukobwa aciyeho igihe ngiye kumva numva nanyandikiye ngo ariko indirimbo yanjye ngo ndakubwiye ngo isohore ndakubwira ati reka ikiganiro cya mbere twagiranye nagiye kumva kiri kodinda kiri guca ku mbuga nkoranyambaga ndavuga numva nyine ibintu we ntabwo numva yabirekuye atangira kunyohereza media ukuntu yagiye anyohereza amafaranga ndavuga ati uyu muntu uri kugundira kamureke byibora byarangiye umwiherero byarangiye njyewe nanga ibintu nyine narangiye ise nyisiba ndamurika n'ubwa toke ngaho ceceka undi wongere kuri kugundira ikibabi ceceka kuri wowe indirimbo ni ibibabi none se urumva we nimba ari igiti ariwe n'amashami byose biba ariwe bimeraho gutanga akababi kamwe n'uba birenze urumva ajyanye umurama neza neza iyo myumvire undi manje mperutse kumva yifite ni Mr. Kagame aravuze ati genda indirimbo ukayinwa ibi ngo nakoze indirimbo ayizeye cyane avuga ati tutaza kwita mbona indi mu kanya ndabanyifite so rero kindi ni no gushaka amahoro bibamo urumva iyo umuntu nk'uwo aje muri ibyo bintu igihe uwo mukobwa sinyeka ko ari we wenyine wari uri maza akahita avuga ati yamana akahitamo kurumva akahita abwira nk'umuntu ngo ariko indirimbo ziko yamana yari yarayimpaye mbere ngo njye nyiperforming ngo reka ngo urayifite mbere ufite video wiperforming ati reka nkwereke tereka twikorera ibi tubikore gutya nawe umenyekane gutyo tubizirama akahita bamushyiramo politike yo kugira ngo ansenye ariko we atari kari ariko abajyanama be ba hafi bakabimushyiramo paka bavuze ati ngenzuranye n'umuntu wandika ku Nyarwanda reka tumuhaya ngaya bigukorere ugasanga nyine babishyizemo imbaraga ndenga kamera so rero navuga ati rero bimeze gutya gutangazamo nahita mvuga ati rero kugira ngo mbicecekeshe kugira ngo bikomeze binge hejuru reka nyimuhe iyo ndirimbo ari kuririra aceceke nyine amumuceceka natwe reka dutahe nigeze kukubona muri interview bivuga yuko rwose ngo niba ari ikinamico gahunda za Radio Rwanda uzi kurikiranira hafi ngo rwose ngo waba uri gutunganya uravuga ati umuntu utaze kurikiranira hafi gahunda z'igihugu aba yasigaye none ndabwo nari ndimo mvuga nti ariko ni gute umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda kwanza ananirwa kumva Radio Rwanda ari yicaho gahunda z'igihugu ugaza azamenya gute igihugu aho kigeze atumva gahunda z'igihugu nyine ni ubwo buryo nabivuze naho bivuga ati rwose ni saa 8 n'ikinamico n'ibyasubiyeho byose buri tayari cyane rero kandi ni byiza nandi bakomeze kumva gahunda za Radio Rwanda yampa reka tugushimire ariko mbere na mbere ikintu cya mbere twishimiye nuko Imana nawe no gukora cyane bifatanyije ndetse n'abantu bagufashije barakoze cyane mose tubahereza mashyi umuntu wese haye yampano supportinze yamana yariyo yose kugera kuri uyu munsi kugira none ahangaha cyane by'umwihariko hano kuri Radio Rwanda yampano byashoboka byose twarabikoze kandi n'uyu munsi wa none hano ni mu rugo rwose ni kayo n'ikindi gihe n'abandi bahanzi bose bumva ko bidashoboka ibi bibabera urugero rw'uko nyine bishoboka nawe ufite impano ucika intege hanyuma mbere yuko udusoreza n'ubutumwa utekereza ko wagenye kugenera abantu bawe reka tunashimire The BNP wahaye yampano platform iriya bisaba umuntu umwe gusa kugira Imana imukoreshe ahasigaye ubuzima bw'umuntu buhinduke n'abandi bantu bose bahaye ibiraka nyuma ya hariya yampano hari abantu muri Tour du Rwanda muri stade ndetse n'umujyi wa Kigali nabonye hano performance ahantu hose n'abandi bakomeze bateze imbere impano mu buryo bwose bushoboka kandi babaha amafaranga kuko urumva ko generation nshyashya zifite intumbero iri ku rwego rwo hejuru n'abandi bose nako ni nuko nguko ubwo rero ukomeze utere imbere kandi turakwifuriza yuko ibingibi ari intangiriro gusa pe nukuri nibwo bije ubutumwa rero dusoza ubutumwa nuko nkunda abakurikira Radio Rwanda nkakunda abakunzi b'imiziki yanjye muri rusange ndetse nkabashimira Radio Rwanda n'ibindi bitangazamakuru byagiye bisupporting izina y'amano nkashimira ababyeyi banjye nkashimira umukunzi wanjye kubera ko
yewe ahantu hatari urukundo mababona ikibi. So rero nkanashimira Imana noneho iyoboye byose igena. So ikindi hashimira buri muntu nsengera, kuko hari abantu badusengera batanatuzi, usanga gushyize mu isengesho rye. Nkanashimira namwe mwabashe kuntumira kuri Radio Rwanda, kandi Imana ibahe umugisha, inahe umugisha imiryango yanyu. Amen, amen. Yakoze cyane rero muvandimwe nawe wadufashije mu kuduha umuziki umeze neza. Selector Veve Amwita Veve, DJ wa Danger sana we yakoze cyane rwose yabukereye. Dushimire Fabien